Nabasuje mbifurije umugoroba mwiza cyane beni na chance ndabakunda nishimiye kubabona cyane ariko nimwe muryoshye kuko hanze hari imbeho ivuza ubuhuha mbabwire mwarahujwe n'Imana mu buntu mwe naho twe harimo banyakamwe mwarahujwe muhuzwa n'Imana mu bumuntu mwe jewe ndi nyakamwe iyi mbeho rero sinzi uko ndi buyinyuremo ariko eka mbabwire iby'uyu munsi uyu munsi ndashaka ko muba abanyeshuri jewe ngiye kuba mwarimu tugiye kwigana ibihekane harimo byanamwa tugiye kwigana ibihekane harimo mwana bya ese tubanze ikihe ese tubanze ikihe ese tubanze ikihe jya ese tubanze ikihe okay igihekane bya icyo tugiye guheraho maze tukige neza igihekane bya kigizwe n'ingombajwi ebyiri agahero k'inyajwi a igihekane bya kigizwe n'ingombajwi ebyiri agahero k'inyajwi bya izo rero nizihe harimo ba hakazaya agahero ka a maze bagasoma bya abanza ba agakurikiraho ya agaheruka a maze bagasoma abanza ba hakajyaho ya agaheruka a maze bagasoma ngo maze bagasoma ngo byaya hari irakomeye kabisa mukomere bya amashyi ya hano afite bya nini kabisa yumvikana ubwo rero mugiye no kumpa urugero rurimo icyo gihekane bya babarira umpe mikorofone reka mbahereho mbasuhuze ese igihekane wacyumvise arabyanze kandi nawe urumva ko harimo bya ese basi wowe wacyumvise bakomeje guhora bakomeje kugikoraho kukivuga reka nisubirize umugabo nkunda cyane bamwita Franco Kabano n'umwana mwiza ngitangira yankoreye ibintu byiza cyane nawe urumva yuko harimo bya ese wowe igihekane wacyumvishe yego uyu yacyumvishe ngaho mbabarira umereze urugero rwiza reka ubwo dukomezanye jitafu usanze ndi kwigisha abantu igihekane bya urakizi igihekane bya urakizi byacyo ko kuvuga kuri byaho reka byatuyirekeraho jitafu ndabona azanye yiwe bya ariko reka jye mbaho urugero rwiza cyane
reka mbabwire ijambo. Umugore yagiye kubyara asanga umubyaza nawe afite babyara biwe babyaye, ahita aririmba ati nta bya none nta bizaza byaza ntanyara, ati nta bya none ntabe oya bya ntaza ntanyara, nta bya urumva se noneho ugiye kuyibyaza none wowe none. Hanyuma rero ndishimye muri uyu mugoroba kuba ngarutse ahangaha. Buri gihe nishima iyo ndi imbere y'abantu nk'aba ndi gukora ibintu nkunda. Nibi rwose reka mbabwize ukuri, iyi mpano ni Imana iyitanga, ndayishimiye nanjye ko yampaye ino mpano kandi nkayikora hakagira abantu bayikunda, sibyo ra? Naho harimo byabo. Hanyuma rero ndashaka uyu munsi ko tuganira mukurikije uko mubona imirerere y'abantu bo mu mujyi n'imirerere y'abantu bo mu cyaro. Ni hehe wakwifuza ko umwana wawe wamurerera? Jewe naje kubireba ejo bundi nagiye mu cyaro, usanga umukobwa w'imyaka 12 aracyafite umuco wo kubyuka saa 11 agahita agenda agakubura imbuga y'iwabo, agakubura no ku irembo, kandi ugasanga n'imikubuzo yagiye kuhakoresha niwe wagiye kuyicira. Ugasanga ku myaka ye 12 azi kuyica. Nyamara muri Kigali umukobwa w'imyaka 25 unamubajije ngo imikubuzo ni iki, ngo no kuyica, wabona ntabyazi. Ariko mbona bipfira ku babyeyi. Hari umwana ukurura amakuru yataha akabaza umubyeyi ati se ibyo numvise byo guca imikubuzo ngo ni ibiki? Ngumva ngo ujye ugenda ukurikira ibiganiro bya Buryohe ngo niwe uzajya ubigusobanurira neza. Hanyuma rero umwana agakura nta makuru afite. Mu gihe mu cyaro n'umwana w'umuhungu iyo mwagize ibyago mukavuka muri abahungu gusa, uba uzi kuyica pe, ntabwo haburamo umwana uzi kuyica. Ejo bundi nagiyeyo mbona umwana w'imyaka 12 13 gutyo, ndebye yafite w'umuhungu, ndebye yafite, ndavuga ni Mana yanjye. Ndamubaza niyi ni yawe? Ati ni yanjye. Niyi ni yawe? Ati ni yanjye. Ndamubwira nisijyamo simukadi zingahe? Arambwira ati rero ijyamo simukadi 2. Ndamubwira nise wandijeho akanya gatoya ko ndi buyikugarurire. Arayintiza. Ndataha ngeze mu rugo nyirebye neza, ngiye kureba nsanga ntago inkwira mu nda. Ndavuga nshobora kuvuzirikamo umushumi cyangwa nkayambaza umukandara. Ariko ndavuga nireka ngiye kureba sheri wanjye. Sheri wanjye rero ndagenda ndamureba, nkimugeraho nicyo kintu cya mbere yarebye, akiyibona aravuga ati Mana yanjye nuko ingana. Ati sha abandi bajya bagira ikibazo cyuko ari ntoya bakayongereza, ariko wowe genda uyigabanyishe pe, birakabije. Ndavuga nireka nta kundi ijye kuyigabanyisha. Njya ahantu rero barambaza bati se urashaka ingana gute? Ndababwira nti rero kubera ko ari jye n'umugore gusa muraduha ibyumba 3 na saro, hanyuma rero tuyijyemo aba ariyo twiberamo. Ndavuga ni rero baravuga bati irahari. Ndavuga nti ariko igomba kuba ifite n'igikoni cyo hanze. Barambwira ati hari umugore uyifite hariya afite n'igikoni cyo hanze, ariko aragoranye nagapfa kugitanga cyo aguhereza inuza yose. Ndavuga ni rero niba ari ibyo mureke tugende tumwinginge turebe ko ari bukime akorera Imana yange Satani. Ndagenda ndatakamba ndakimwaka, kubw'amahirwe mbona arakimaye. Ndababwiye ngo cyari gishyushye kirimo isukari nyinshi cyakoze n'amata. Murakoze Imana ibaho umugisha murare neza byatari. Online niyo deal. Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo deal. Ushobora gukenera product yose muri Samsung 250. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram, twitwa Samsung 250 Rwanda. None ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro
kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop, ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online ni your deal. Ikinga hongera inyana ubwatsi